kandi ibihe byose muraho neza. Reka dushimire Imana cyane kubw'uyu mwanya tuba twagize, izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Ndabona turi itsinda ritari rito, nubwo atari ko byari bikwiriye kugenda, twagumye kuba turi benshi kurusha aba, ariko nyine ni ibyacu uyu munsi, sibyo? Kadusaba Imana rero kugira ngo buri muntu wese Imana imufashe aba ari aha ngaha, atari mu buryo bw'ibigaragara gusa, ahubwo no mu buryo bw'ibitagaragara, sibyo? Kandi ndizera ko Imana ibuze kudufasha mu izina rya Yesu. Ndabizi rero ko Imana itwumva, ntabwo ndibuze gutinda njya mu bintu byinshi, ahubwo ndashaka guhita dasa ku ntego, duhita twinjira mu cyigisho, ko ndabizi ko bamaze no kudusengera, kandi ndabizi ko Imana yamwumvise. Imana ihabwe icyubahiro. Tugiye kwiga n'icyigisho kiraza kuba gifite umutwe uvuga ngo mbese ufite kwizera gukiza? Mbese ufite kwizera kugenza gute? Gukiza. Nagerageje gusa n'ukurikiranya, mfashe umwanya kugira nibuke ku bintu twayize guhera ku mugoroba kugeza ku masaha twasorejeho gahunda yabanje. Nimugoroba twize icyigisho cyatubwiraga ngo nute cyangwa se nute umunyabyaha yahinduka umukiranutsi. Murabyibuka mwese? Nute cyangwa se ni gute umunyabyaha yahinduka umukiranutsi. Ntabwo ndi bubigemo, twabibonye ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Mu gitondo hari ukuntu ngerageza guhuzahuza amakuru y'ibintu twize kugira ngo numve. Mu gitondo twiga icyigisho cyavuga ngo kirimo intambara ikomeye, kivuga ngo igihe cy'amakuba. Igihe cy'iki? Hari ibindi bitabo kira cyigisho bitewe n'intuza na verisiyo y'igitabo, ugasanga igihe cy'umubabaro, igihe cy'amakuba, urumva ko byose biba bisa. Abakize nabwo hari ibintu twakuyemo, tureba ukuntu dukwiriye kwitegura icyo gihe cy'amakuba kigiye kuza. Nimugoroba bati ni gute umunyabyaha ahinduka umukiranutsi. Mu gitondo igihe cy'umubabaro, uko dukwiriye kwitegura icyo gihe cy'umubabaro. Ariko tugeze mu gihe cy'amigisho, twongeye kureba icyerekeranye no kugira ubwenegihugu bwa hehe? Bwo mu ijuru. Muracyari kubyibuka? Uko dukwiriye gushaka ubwenegihugu bwo mu ijuru. Bagiye batwibutsa ko tujya tunezezwa no kugira ubwenegihugu bw'iki gihugu. Si twe twenyine, isi yose kwitwa umunyamerika bumva ari ikintu gitangaje. Siko bimeze? Ariko noneho nk'umuntu wamaze gusobanukirwa ibyerekeranye n'iby'ijuru, bari kutubwira ngo twize ngo kugira ubwenegihugu bw'ijuru. Ntekereza ko nta kintu kirenze icyo ngicyo umuntu yakumva yishimiye. Icyigisho twize muri gahunda yo kuramya nacyo cyatubwiraga ngo inyifato ikwiriye mu bihe bigenje gute? Mu bihe bikomeye. Inyifato ikwiriye mu bihe bikomeye. Ntabwo mbizi niba mujya mugira amahirwe kugira ngo mukurikiranye ibintu, ko njya ngira uwo mugisha wo kubitekerezaho kandi bijya bimfasha, bigatuma hari ikintu ndushaho kumva nifuje kumenya kurutaho. Izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Abantu bose rero Imana yakoresheje guhera ku munsi w'ejo kugeza n'uyu mwanya, izina ry'Imana rihabwe icyubahiro kandi Imana ibaha umugisha. Natwe rero tugiye kongera kwiga icyigisho kivuga ngo mbese ufite kwizera kugenza gute? Kwizera gukiza. Hari amagambo naje kumva igihe bari kudusomera ibyigisho cyangwa se muri gahunda y'amaturo, bavuze ku nkuru ya Petero. Mpita nibuka ku cyigisho turi buze kwigana, numva ndatangaye. Ariko mwumva umurongo wamfashije cyangwa se natinzeho. Batubwiye ngo igihe Petero yajyaga kureba kiriya kirema, cyangwa se yabwiraga kiriya kirema ngo ugenze gute? Muze kujya munsubiza, nkunda kwigisha ndi kuganira n'abantu. Udutumbire cyangwa se uturebe. Petero ahita yongeraho ngo ifeza n'izahabu ntabyo ngenje gute? Ntabyo mfite. Umwanditsi arandika aravuga ngo mu mifuka ya Petero nta feza zari zigenje gute? Zari zirimo, ariko yamuhaye ikintu cy'ingenzi. Izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Noneho baratubaza ngo twebwe muri iki gihe dufite amafaranga, mbese ubwo butunzi bwatwaye kwizera kwacu? Impamvu nagizeho ikibazo, Petero utari ufite amafaranga yari afite icyitwa Mwuka Wera no kwizera, ku buryo yabwiye ikirema ati haguruka. Ariko na ya mafaranga ikirema cyari kiri gushaka
cyagize ubuzima noneho kijya kuyashaka ariko cyanakize, Imana ahabwa icyubahiro. Ariko wakwibaza ngo kuki twebwe dufite akazi, dufite ibyo dukora, kwizera kwacu kudahagurutse ibirema? Baravuga ngo mbese kwizera kwacu, no, amafaranga cyangwa se ubutunzi bwatwaye kwizera kwacu? Imana iturinde kuba muri uwo mugabane. Ntabwo kimwe gisimbura ikindi, nayo ntabwo yaba ari imyumvire myiza utekereza ko ahari ukwizera nta mafaranga haba. Oya, ntabwo ariko bimeze. Ahubwo Imana ishobora no gushima ko byombi tubigira. Haleluya. Kuko byose no muri uyu murimo bigenje gute? Birakenewe. Rero niyo mpamvu natekereje ko nanjye turi buze kwigana ku mbese ufite kwizera gukiza. Ntabwo ari ukwizera gukiza abandi by'umwihariko, mbere na mbere ni ukwizera kubasha kunkiza. Kwizera kubasha kugukiza uragufite. Nta gisubizo kiri buze gukenerwa, ahubwo nyine ubitekerezeho. Kaduhite twihutira mu butumwa bwiza uko bwanditswe. Ndaza gusoma, ni igitekerezo kimwe ariko kiri mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo, kikongera kikagaragara mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka, ariko turaza guhuza ibyo bice byombi. Ni igice cya 8, ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Petero, igice cya 8 guhera ku murongo wa 5. Haranditse ngo akize umugaragu w'umutware w'abasirikare. Akize umugaragu w'umutware w'iki? W'abasirikare. Ageze i Kaperinawumu, haza umutware utwara umutwe w'abasirikare, aramwinginga ati, mwami, umugaragu wanjye aryamye mu nzu, yararemaye, arababaye cyane. Aramubwira ati, ndaza mukize. Yesu ashimwe. Umutware w'abasirikare aramusubiza ati, mwami, ntibikwiriye yuko winjira mu nzu yanjye, ahubwo tegeka umugaragu wanjye arakira, kuko nanjye ndi umuntu utwara abandi, mfite abasirikare ntwara, iyo mbwiye umwe ntigenda aragenda, namubwira nti ngwino akagenza gute? Namubwira nti ngwino akaza, nabwira umugaragu wanjye ntikora iki akagikora. Yesu abyumvise aratangara, abwira abamukurikiye ati, ndababwira ukuri yuko ntabwo nabona kwizera kungana gutya habe na hehe no mu Bisirayeli. Ndababwira yuko benshi bazaturuka iburasirazuba n'iburengerazuba bakicarana na Aburahamu na Isaka na Yakobo mu bwami bwo mu ijuru, ariko abana bo muri burya bwami bazirukanirwa mu mwijima hanze, aribo bazarira bakahekenyera amenyo. Yesu abwira uwo mutware ati, nuko genda bikubere nk'uko ugenje gute? Umugaragu we akira uwo mwanya. Tujye muri Luka igice cya 7. Guhera ku murongo wa 1 naho haranditse, nagezeyo. Yesu akiza umutware w'abasirikare. Nuko ayo magambo yose amaze kuyabwira abantu, igice cya 7 umurongo wa 1, umutware utwara umutwe w'abasirikare yari afite umugaragu we akunda cyane, wari urwaye yenda gupfa. Uwo yumvise inkuru ya Yesu amutumaho abakuru b'Abayuda kumwinginga ngo aze gukiza umugaragu we. Nabo basanze Yesu baramuhendahenda bati, ni umuntu ukwiriye ko umugirira utyo, kuko akunda ubwoko bwacu ndetse n'isinagogi yacu, niwe wayitwubakiye. Yesu ajyana nabo, ageze hafi y'inzu, uwo mutware w'abasirikare amutumaho inshuti ze ati, Nyagasani, ntiwirushye kuko bitankwiriye ko winjira mu nzu yanjye. Nicyo gitumye ntekereza ko bitankwiriye ndetse ko nza aho uri ubwanjye. Ahubwo tegeka umugaragu wanjye aragenza gute?
kuko nanjye ndi umutware, ya magambo none, kuko nanjye ndi umutware ndi umuntu utwara abandi, mfite n'abasirikare ntwara. Iyo mbwiye umwe ntigenda aragenda, nabwira undi ngwino akaza, nabwira umugaragu wanjye ntikora iki akagikora. Yesu abyumvise aramutangarira, ahindukirira abantu bamukurikiye ati, ndababwira yuko ntabwo nari nabona kwizera kungana gutya habe no mu Bisirayeli. Izo ntumwa zisubiye mu nzu, zisanga uwo mugaragu yagenje gute? Yakize. Izina ry'Imana habwe icyubahiro. Ijambo rikutubwira ngo mbese ufite kwizera kugenza gute? Ufite kwizera gukiza. Nk'uko twari tumaze kubibona mu butumwa bwiza bwanditswe na Matayo, bose ni abigishwa ba Kristo, ariko bari bafite uko bumva ibintu n'uko babona ibintu n'uko bandika inkuru zabo, ariko zikagira aho zihurira, ariko bikagendana n'ubushobozi bwa buri muntu mu gusobanura ibyo yumvise cyangwa se ibyo yabonye. Siko bimeze no mu buzima bwacu busanzwe, dushobora kubwirwa ibintu turi kumwe, ariko uburyo dutanga amakuru twahawe bugatandukana kubera uko dufata n'uko tuzirikana ibyo batubwiye. Rero nifuje kuzihuza. Uyu mutware yagize ikibazo nk'uko natwe tubasha kugira ikibazo, arwaza umugaragu we arwaye, ndetse batubwiye ngo yari yaramugaye ku buryo iki byari hafi y'uko agenza gute? Apfa. Uyu musirikare, nk'uko nshobora kugira amahirwe n'uko ushobora kuyagira, aza kumva amakuru yumvise, namubwira yuko hari Yesu w'i Nazareti, kandi ko uyu Yesu w'i Nazareti abasha gukiza abantu. Izina ry'Imana habwe icyubahiro. Amaze kumenya ayo makuru rero, ntabwo yahagarikiye aho ngaho, yumvise hari ikintu yakora, amutumaho abagaragu. Hamwe batubwiye yuko yagiye akamwibwirira, ahandi batubwiye yuko yatumye abagaragu. Icyo turi buze kureba ni kimwe, ni igikorwa cyakozwe. Noneho ahambere batubwiye ngo yarambwiye ati, umugaragu wanjye ararwaye kandi arenda gupfa. Yesu aramubwira ngo ndagenza gute? Ndamukiza. Umutware ahita amubwira ati, umusirikare ati, nta nubwo ari ngombwa kuza ngo uze mu rugo bye kugutakariza umwanya, kuko nanjye ubwanjye ubushobozi mfite iyo mbukoresheje neza, ibintu bigenza gute? Birakunda. Siko bimeze se? Ngewe mfite abasirikare nyobora, iyo mbabwiye ngo mujye aha baragenda, iyo mbabwiye mukora ibi barabikora. None wowe ndabizi ko nta cyakunanira, nuvuga gusa umugaragu wanjye aragenza gute? Arakira. Ubishyize ubu, hari igihe umuntu ashobora kuvuga ati, ariko nagombaga kureka na Kristo akaza akagera no mu rugo iwanjye, bakabona yuko nyine umwami w'ijuru n'isi yageze mu rugo iwanjye. Ntabwo icyo ngicyo ari cyo yarebaga, ahubwo yabonaga ikintu cy'ingenzi kandi cyiza, ari uko mbese muri make guhura na Yesu kwe, icyo yashaka kuba kugira ngo umugaragu we agenze gute? Akire. Ntabwo ari ngombwa kuza, ahubwo wowe nutegeka gusa umugaragu wanjye arakira. Yesu yitegereza abantu bari bari aho, arabwira ati, birantangaje. Nibwo bwa mbere nabona umuntu ufite kwizera kungana gutya, noneho no mu Bisirayeli sindagenza gute? Uriya murongo uvuga ngo no mu Bisirayeli sindamubona, bisobanuye yuko uriya mugabo ntabwo yari umwisirayeli nyirizina, yari umuroma, nk'uko wabisobanuye mu gitabo cya Luka igice cya 7 guhera ku murongo wa mbere. Abantu yatumye bitwa ngo ni abakuru mu Bayuda, kuko yari yarakoze ibikorwa bidasanzwe mu Bayuda, bumvaga bafite impamvu zo kwegera Yesu bakamubwira icyifuzo cye. Kuko mu gice cya 7 cya Luka baramubwiye ngo uriya muntu ni umuntu w'ingenzi kuri twebwe, birakwiriye ko icyifuzo afite ugikemura. Haleluya. Kubera ko yadukoreye ibintu bidasanzwe. Ntekereza ko uyu musirikare abatuma ntiyababwiye muzagene mubwire yuko njya nkora n'ibintu bidasanzwe, ahubwo icyo bari abatumye kwari ukugira ngo bamukorere, akorere umugaragu nk'ibyo akorera abandi bantu bose. Yesu ashimwe. Yesu yagiye kugira ibintu adukorera, ntago abanza kureba urutonde
rw'ibyo twakoze kugira ngo abone kudukorera ibyo ashaka kudukorera. Ahubwo ibyanditswe byera biratubwira ngo tukiri abanyabyaha Kristo yapfiriye iki? Nibwo yadupfiriye. Iwe yarababwiye ngo mugende mumumbwire yuko umugaragu wanjye arwaye kandi yuko nkeneye ubufasha bwe, ko akwiriye kumufasha akamukiza. Bagezeyo bahita bamubwira ati rero uriya muntu afite umwana urwaye, ariko birakwiriye ko umukiriza umwana, kuko nayo ibyo dukorera ni byinshi. Ujye witondera butuma. Ese ashimwe. Niyo mpamvu ibyanditswe byari bitubwira ngo umwenda wakingirizaga ahera cyane watabutsemo kangahe? Kugira ngo buri wese agire gute? Yigerere kwa Kristo, buri wese agomba kwigererayo. Hari abantu benshi bajya gusengesha, hari abantu benshi bizera yuko hari abafite imbaraga kurusha bo, ariko reka mbabwire ibyanditswe byera icyo bitubwira ni uko buri muntu wese imbere y'Imana angana na mugenzi we. Kandi mu byanditswe byera twagiye twiga mu gihe cyashize, bagiye batwereka yuko niyo haza ko ari umuntu umwe, mu bifuzwe byose icyigisho badusomeye, Kristo areba umuntu umwe kandi ngo azi izina rya buri muntu wese, kandi amwitegereza nk'aho ari ku isi ari wenyine. Niba Imana ishobora kunyitegereza ko ndi ku isi ndi njyenyine, nshobora kuyibwira Imana ikanyumva. Niba ari uko bimeze no kuri wowe, ushobora kubwira Imana, Imana ikakumva. Ahubwo ku kwizera turimo kureba hano, ndagufite uragufite. Uyu mutware yaravuze ngo ndabizi neza Yesu Kristo ibyo yakoreye abandi ntarobanura ku butoni, nanjye abasha kugenza gute? Abasha kubinkorera. Ashobora kuba yari afite n'urutonde rw'abantu Yesu yakijije, kuko n'amakuru yamugeragaho nubwo yari afite akazi katamworoheye. Birasobanuye ngo hari igitabo nigeze kwiga, mu inshuro nyinshi tuzabona Satani adushyira imbere urutonde rw'intege nkeya twagiye tugira, cyangwa se rw'ibintu bisa naho bidashoboka Imana ishobora kudukorera. Ngo nyamara nuramuka ushyize umutima hamwe ugatekereza, uzasanga hari ibintu byinshi Imana yakoze, atari kuri wowe gusa, nushaka no ku bandi uzayibona. Ngo ibyo bijye biba impamvu yo kubwira Satani ngo iyakoze biriya n'ibindi zagenza gute? Izabikora. Ibyo bintu ntabwo byashoboka ahantu hatari ukwizera. Niyo mpamvu mu bintu byinshi twirukankamo, ibintu byinshi tujyamo, tubanje tugafata, niba ndi bubyite iki kibando, tugafata iyi nkoni twicumba ariyo kwizera, ibindi bintu byose byaza. Niyo mpamvu na Petero ari kuvuga intambwe zo kwizera, ngo kwizera mukongereho. Ibindi byose bizamukira ku kwizera. Noneho byajya gusoza zira ntambwe zose zikongera zigasozwa n'icyitwa ubundi urukundo no kwizera niyo migozi ibiri ikwiriye guhambira uwo muba w'izo mbuto zindi zose zirimo. Habonetse kwizera, hakaboneka urukundo, ibindi byose birashoboka. Ese ashimwe. Ahari aho mbese ufite kwizera gukiza? Ubukristo bwacu inshuro nyinshi burarwaye, cyangwa se twisanga bwarwaye, ariko atari iyindi mpamvu ko kwizera kuba kwabuze. Yesu yigeze kwitegereza abantu, agira ati nimugira kwizera kungana n'akabuto ka sinapi, mushobora no kubwira umusozi ngo nuva ahawe ukagenda. Kandi akabuto ka sinapi ni gatoya cyane. Bano bapasiteri bo muri aya madini aya ngaya yo ku cyumweru, murabizi ko bakunda gukora ingendo zo kujya muri Isirayeli. Batekereza ko harimo igitangaza kwerekezayo, nubwo nta gitangaza kirimo. Ariko hari n'ukuntu bagerageza bakagerageza kugira utuntu bakurayo two kuza kwereka abizera babo. Umunsi umwe rero ku ishuri nagiye kubona mbona umuntu atuzaniye tubuto dutoya cyane, tubwira yuko ari pasiteri wabo watuvanye muri Isirayeli atubazanira. Ariko barakatwereka akabuto ka sinapi karatangaje. Hari abantu muzi uburo, urebe ukuntu urubuto rwarwo ruba rungana, nuko nguko nuko kangana, ntiwagatasi ugashaka ukabone, kari munsi y'ururo. Biroroshye? Noneho ngiye nkimara kukabona, nahise nibaza ndavuga ngo
aka kantu kanga nuko umuntu ashobora gushyira hasi imbaraga zigashaka ntiyongere amaso ntabe yagashaka ngo apfe kukabona. Niko Kristo yatubwiye ngo mugize kwizera kungana n'akabuto ka sina. Yesu ashimwe. Musi umwe abigishwa ba Yesu baramubwira ati databuja ni ukuri twongere kugenza gute? Nicyo gihe yababwira ati nta nuko mugenje gute, nta nuko mufite. Niyo mpamvu no mu misengere yacu dukwiriye kwitonda. Hari ubwo tujye dusaba tugasa n'ibyo tutagenje gute. Uti none se ntidukwiriye gusaba ibyo tudafite, ahubwo dukeneye kubanza kumenya ni iki tudafite ngo tugisabe. Kuko abigishwa batekereza ko bafite kwizera ariko nyamara nta kwari kugenje gute, nta kwari guhari. Rero nta munzani mushobora kugira mwebwe mwicaye imbere yanjye ngo mupime kwizera kwanyu, ariko nanjye nta munzani mfite wo gupima kwizera kwanyu. Ariko nyamara iyo duturije mu ijambo ry'Imana, Bibiliya igipima kwizera kwacu. Bitaba biri kumvikana, Imana ikavuga ati amasomo ari kuva mu byanditswe byera ntabwo ari gufasha Simewo kugira ngo yumve kwizera kwe. None reka ducisha no muri byanditswe twaze tubona mu kanya. Ari wari uri kuyobora iyi gahunda, ari uwatwigishije ku manywa, hari amagambo yasomye agaragaza yuko ibigeragezo tunyuramo ni abakozi b'Imana. Mwayumvise ari amagambo batuma tubona uko turi. Nta bakozi Imana ikoresha kugira ngo itugaragarize uko turi. Ngiyi iminzani Imana igomba gukoresha. Kwizera kwawe umva ari ukwizera gukiza. Ubona hari ibintu guhindura mu buzima bwawe, ubona hari ibintu bihinduka kubera ko ufite kwizera gukiza. Niba ubona ari ntabyo, wikomeza kubwira Imana ngo nyongerera kwizera, ahubwo yisabe ngo mpa kwizera k'umwimerere, mpa kwizera gukomotse kuri wowe kudashobora gutera urujijo mu bugingo bwanjye. Hari abantu benshi bazi ko nitujya mu ijuru tuzamera amababa tukaguruka. Oya, kwizera dufite niko kuzatuzamura ikirere. Yesu ashimwe. Hari abantu bazi ko hari ukuntu Imana izadukubitaho amababa, ntabwo turi inyoni. Yesu ashimwe. Ntabwo turi inyoni, niyo mpamvu Imana ishaka, kuko niba mwarasomye ibya Enoki neza, Enoki ngo marayika amujyana, Imana yamaze kubyanzura ngo akwiriye kujya mu ijuru. Ntabwo yatewe amababa ku ntugu ngo noneho amufashe kuzamuka. Oya, ahubwo ngo yakomeje ikiganiro na marayika bari kumwe, bagenda baganira iby'imibereho yo ku isi, uburyo isi iri kugenda ihumana, ariko bongera kureba urukundo rw'Imana, ngo yisanga ageze ku marembo y'ijuru. Ati none ko ndi kubona ngeze aha, wasubira ati byarangiye. Si ko ijuru ryabiteguye, ntukwiriye gukomeza kuba kuri iyi si. Imana ahabwe icyubahiro. Enoki yagiye mu ijuru nta mababa ajyanye. Bisobanuye iki? Kwizera ni rwo rubuto rukomeye cyane umuntu wese akwiriye kugira, rubasha gutuma ibindi bintu byose bikunda. Muzabona abantu benshi agira kwizera ariko ukabura uko igihe runaka gushobora gutokozwa n'ikintu runaka umuntu n'iby'Imana akabivamo. Ntabwo kunguka ari ukwizera, cyangwa se gushobora kuba kwari ukwizera ariko bikaba byarindi byo kwitakwa ngo ngewe nshobora no kukurambika hasi. Hari ukwizera abantu bafite bajya barambika hasi bakaba bigakunda. Ndeba abantu banyumvise. Muranyumvise? Hari abantu bafite kwizera bashobora kurambika hasi bakanza agakora ibindi ubundi kwa kwizera akaza kugukura hasi bakagukomezanya. Ariko kwizera Imana ishaka kuduhereza ni ugukorera hagati mu bugingo bwacu. Sashimwe. Banza muri kugana Yesu banditsemo amagambo akomeye cyane, baravuga ngo kwizera ntago, banza mu kindi gitabo nasomye, baranditse baravuga ngo kwizera ntago kugaragazwa n'amarangamutima uko twiyumva. Niba tunezerewe tube ko twagize kwizera kwinshi, niba tubabaye tube ko twagize kwizera guciriritse. Oya, kwizera ni uguhagarara mu gihe ibintu bimeze neza, ndetse kukaba no guhagarara mu gihe uri kumva wamanjira ibintu byagucanze. Kwizera gukomeza kuba kwizera. Niyo mpamvu Yobu yashoboye kuvuga ngo naho Uwiteka yagenza gute yanyica, ntapfa ngenje gute mwiringiye. Ako niko kwizera. Ariko mu gitabo cy'intambara ikomeye barandika ngo
abashaka impamvu zo kumanikaho kutizera kwabo bazagenza gute? Sinababwiye se ko hari abantu bashobora kuzitereka bagakomeza, ubundi bashaka akongera kugufata, ariko ntabwo ngo ari ukwizera Imana ishaka tugomba kugira. Uyu mutware rero yari afite kwizera kuzuye. Iwe yaravuze ngo uko byagenda kose uwakijije naka agakiza Baritolomayo, agakiza ikirema ku irembo ryitwa ryiza, agakiza umugore wari umaze imyaka 12, ayo makuru yari ayafite kuko iyi nkuru yamugezeho mu bitabo muzasoma wifuzwa byose. Ayumvise aravuga ati nanjye ibyanjye yabikora. Ahita amutumaho avuze ngo ndaje mukize. Aravuga ati databuja ntibinagukwiriye yukuza, ahubwo icyo nifuza ni kimwe, tegeka gusa. Bigenza gute? Niba ngewe umuntu ntegeka bagenzi banjye bigashoboka, wowe byakunaniza iki? Mfasha. Uko kwizera Yesu aravuga ngo mbega umugabo ufite kwizera gukomeye cyane ntarabona. Biratangaje ko Abadivantisi umunsi wa 7 dufite ibyangombwa byose mu byanditswe byera bibasha gutuma kwizera kwacu gukura, ntako dufite. Ariko abandi, Yesu mubyibuke yaravuze ngo no hanze hari iki? Hari intama zanjye. Ntabwo uwo murongo ntituzawukuramo, ahubwo twasaba ngo ubwo twagize umugisha wo kuba turi ahantu tuzi neza ko ari ahantu Imana iduhamagara kuba turi, dusaba Imana kugira ngo duhe kwizera gushyitse, kandi bizarushaho kudufasha. Muri inkuru iri muri Luka igice cya 7 ndimo kuyiga naribajije ngo kwaba bagabo yarababwiye ati mugende mumumbwirire nanjye nkirize umugaragu, kuki bagiye kongeraho biriya bindi bintu byinshi? Niko twebwe tumeze. Iyo tugiye kugira ibyo dukora tubanza kurebera ku bigaragara, siko bimeze nk'abantu. Ese ni muntu ki? Ubundi akora iki? Bimeze gute? Niyo kamere yacu, nta hantu twabihungira. Kereka iyo dusabye Kristo akaza agatura mu bugingo bwacu. Ibo bumvise kuvuga ngo mukirize, hari umutware w'abasirikare, ariko yagize kwizera yumva yuko ukwiriye kumukiriza umwana umugaragu, none databuja ategeka umugaragu wakire nawe abona ayo mahirwe. Ahubwo baje bambwira ngo ibyo uriya muntu ari gusaba arabikwiriye, kuko nawe adukorera ibigenje gute? Nawe adukorera byinshi. Ndashimira Imana ko, ariko namwe mukore kwishimira Imana. Niyo twaba tutazi kuvuga neza, gusenga tutabishoboye neza, Imana ireba igiturutse ku mutima. Ni iki cyamuteye gusenga? Ni iki cyatumye abikora? Muribuka umugabo wari utewe n'abadayimoni, wararaga mu mva, wari usigaye yibera mu mva. Umunsi umwe Yesu yatambutse aho ngaho. Ahatambutse umugabo ava muri za mva hahandi yari hasanzwe aba, aza yiruka. Mu bifuzwe byose baranditse aravuga ngo igihe yashakaga gutaka avuga ngo databuja nkiza, ahubwo hajemo ngo duhuriye. Bivuze ngo siwe wari uri kuvuga ngo ni dayimoni wo kugenza gute? Ni dayimoni wamuvugiragamo. Ariko baranditse aravuga ngo Kristo abasha kwitegereza ikiri ku mutima. We yararebye asanga yuko ntabwo ari kuvuga mu butware bwe, ahubwo hari n'imbaraga iri kumuvugiramo. Niyo mpamvu yategetse iyo mbaraga ikamuvamo, umuntu agahinduka umuntu muzima. Niyo mpamvu gukora ibintu kubera ko ari ngombwa gusa ntabwo bihagije, ahubwo dukeneye gushakisha uburyo twajya tubikora bivuye ku ndiba y'umutima. Ngakora ibintu atari uko naka ashaka ko mbikora, ahubwo ngakora ibintu kubera ko binkwiriye ko nkwiriye kugenza gute? Muracyari hano? Ngakora ibintu kubera ko binkwiriye ko nkwiriye kubikora, atari uko ndi ku gahato k'undi muntu ari wese. Bizadufasha, bizatuma dukorana ibintu umutima ukunze, kandi bitume tutabona imigisha kuri ubuzima gusa, ahubwo n'ubuzima bw'iteka ryose. Abo bagaragu rero nubwo bavuze ibyo bashaka kwivugira, ariko Yesu rero iteranitse aravuga ngo dukwiriye kwiga ibya Yesu mu muvure ahongera mu Egiputa, ngo ariko cyane cyane by'Igetsemani. Ariko inkuru za Yesu zijya zinyubaka cyane, kuko byose aba ari byo kudufasha kugira ngo tubashe kumugiraho umugisha. Rero
aba bagabo nubwo bavuze biriya, Yesu yaritegera avuga ngo nubwo ibi bintu byose babirondogoye akaba ari byo bavuze, ariko uwabatumye yashakaga iki ngiki. Imana ni nziza. Mbese waba ufite kwizera gukiza? Igitabo cy'Abaroma cyangwa se urwandiko Pawulo yandikiye Abaroma, igice cya 10, ntabwo ndibuze gusoma icyo gice cyose. Gifite titire ivuga ngo abayuda bivutsa gukiranuka kw'Imana, ariko siho nshaka, ntabwo ndashaka kugira ngo ture ku murongo wa 14. Igice cya 10 umurongo wa 14. Haranditse ngo ariko se bamwambaza bate bataramwizera? Mwongere musubire kuri iriya titire. Yanditse ngo abayuda bivutsa gukiranuka kw'Imana. Ntabwo ari abanyamahanga bari kuvugwa, ahubwo ni abayuda. Bamwambaza bate bataramwizera? Ni mpamvu kwizera mu bintu byose niko kubanza. Kandi bamwizera bate bataramwumva? Ariko se kandi bakumva bate ntawe babwirije? Ndamya nashidikanya ko tutari muri abo. Abatarabwirizwa, twe turi kubwirizwa, ariko reka turaza kuyavugaho mu buryo burambuye. Kandi babwiriza bate batatumwe? Nk'uko byanditswe ngo mbega uburyo ibirenge by'abagaragu by'abavuga ubutumwa bwiza ari byiza cyane. Icyakora abumviye ubutumwa bwiza si bose, kuko Yesaya yavuze ati mwami ninde wizeye ubutumwa bwacu? Dore kwizera guheshwa no kumva, no kumva kukazanwa n'ijambo rya Kristo. Dore kwizera guheshwa no kumva, no kumva kukazanwa n'ijambo rya Kristo. Ariko se bamwambaza bate bataramwizera? Icyo ni ikibazo. Ariko se bamwizera bate bataramwumva? None se bakumva bate ntawe babwirije? Bikwiriye guturuka ku kubwirizwa. Umuntu yakubwirizwa akumva, noneho yamara kumva akagenza gute? Akizera. Tumaze igihe kinini tubwirizwa, bivuze ngo twarumvise, ahubwo ikibazo twarizeye. Niho bihita bigaruka, buri muntu wese agahita areba ngo mbese ubundi ndi umwizera? Isomo nsigaye nkunda cyane. Ntimuhagarike imitima yanyu, mwizera Imana, none nanjye mugeze gute? Iriya somo ntabwo naryumvaga, ariko ndashimira Imana ko naje kuryumva. Numvaga mwizera Imana nanjye munyizere. Benshi niko barisomaga, kandi ntekereza ko benshi ariko banarisoma. Ariko abayuda bizeraga yuko Imana ya Aburahamu ariyo Mana yabo, ariko bakabura ikintu kimwe cyo kwizera Kristo nk'uwavuye ku Mana. None niyo mpamvu Yesu yabwiye ngo uko mwizera Imana mukumva yuko ari Imana yanyu, nimubigenze gutya nanjye ariko mugenze gute? Kuko nanjye sinaje ku bwanjye, ahubwo naje ku bw'uwantumye. Iyo abantu bamaze kumva, iyo abantu babwirijwe, ni ukugira ngo bumve. Iyo bamaze kumva, ni ukugira ngo bizere. Guhera ku munsi w'ejo nimugoroba, Sabato itangiye, ukazamuka ageze muri aya masaha turimo n'ayabanje, twari turimo twumva, tunabwirizwa. Ibyo bikorwa byombi byakozwe. Ahubwo ikigiye gusigara ni iki? Ese turizera?
turaza gutahana uko kwizera twabwirijwe. Ese hari ibintu byinshi tugiye kwitegura guhindura binyuze mu kwizera ibyo twigishijwe? Ese hari ibintu byinshi tugiye gukora binyuze mu kwemerera Kristo akaba umugenga w'ubugingo bwacu? Nitudasohoza ibyo, hari ikindi kiri buze guhita gisohora kivuga ngo icyakora abumvise ni benshi, ku murongo 16, icyakora abumvise ubutumwa bwiza, abumviye ubutumwa bwiza si bose. Barumvise, ariko ababwumvise ntibangana iki? Ntago ari bose, si bose, kuko Yesu yavuze ati, mwami ninde wizeye ubutumwa bwacu? Dore kwizera guheshwa no kumva kukazanwa n'ijambo rya Kristo. Ijambo rya Kristo turimo kuryumva, hasigaye twibaze kwizera kwacu kungana iki? Kanongere kuvuga kuri iki kintu ho gatoya. Impamvu ubukristo bw'abantu bujya bujegajega mu gihe gitoya, ugasanga uyu munsi turi kumva tubirimo, ejo bikanga. Hari igihe duhura n'abigisha, rimwe na rimwe hakazamo ikintu gisa no gutera abantu ubwoba, sibyo? Kiga ubuhanuzi ukumva ni ibintu uri kumva, nibwo uri kubyumva ukumva ibintu, igikuba cyacitse, isi irarangiye. Tuvuga ati wasanga Kristo ahise agaruka bigakomera, ukabigenderaho igihe kingana n'ukwezi cyangwa se n'ibyumweru. Ariko mu kindi gihe, kubera ko kwizera kwawe gushingiye ku byo wumvise ariko biguhabura, bikarangira yongeye bigabanije. Ni mu bitekereze. Iyo Enoka aza kugira kwizera kumeze uko nguko, imyaka 300 byari kuvamo? Byari kuvamo? Ntabwo byari gukunda imyaka 300. Reka rero mbabwire ikintu cyatumye Enoki ashobora kwizera kuri iriya myaka yose bigakunda. Ubundi byanditswe byari bitubwira yuko dukwiriye gukunda Kristo nk'uko yagenje gute? Nk'uko yadukunze, cyangwa se kumukunda kubera ko yadukunze. Iyo rero dukunze Kristo, hari ibindi bintu tumutegerejeho. Iyo ibyo bintu bitinze kuza cyangwa se bikabura, tubivamo. Ariko Enoki urukundo yari amukunze rugaragaza ko rwari urukundo rutagize ikindi rushingiyeho, rwari urukundo ni nk'ingurane, warankunze nanjye niko nta kintu nakugukorera usibye kugukunda. Haleluya. Nitubigenza gutyo ubukristo bwacu buzaramba. Isashimwe. Ibintu dukwiriye kubyitaho. Uku kwizera rero niko kwizera kubasha kuduha imbaraga zidasanzwe zo kugira ngo turusheho kumva dukomereye mu Mana. Reka turi amagambo ari mu Baheburayo, amagambo dukunze gusoma cyane, Abaheburayo igice cya 11. Abaheburayo igice cya 11. Haranditse ngo kwizera icyo ari cyo ibyitegererezo by'abizera. Kwizera icyo ari cyo ibyitegererezo by'iki? By'abizera nyakuri. Murakoze. Hagira udusomera iyo mirongo. Kwizera ni ukumenya rwose byiringirwa udashidikanya ko bitazagenda gute? Ko bitazaba. Yego? Kandi niko kuduhamiriza yuko ibyo tutareba ari iki? Uretse gatoya. Kwizera niyo mpamvu ukeneye, nanjye nkeneye gusuzuma mu buryo budasanzwe, nkibaza ngo mbese kwizera ndagufite? Kuko ni ubumenyi umuntu agira. Ni ubumenyi umuntu agira bugatuma afata ibyiringirwa afite akumva adashobora kubishidikanya nubwo atabirebesha amaso mbona nkubona, ariko akabyizera nk'ibigenje gute? Nk'ibiriho. Kandi uko kwizera ni ubumenyi umuntu agira
buhamiriza uwo muntu ubufite ko ibyo yizera ari iby'ukuri. Ubwo bumenyi buri muntu wese arabukeneye? Ntabwo abukeneye. Ubumenyi bwo kwizera buri muntu wese arabukeneye. Ukeneye ubundi kwizera ni iki? Icyo kibazo ukwiriye kukibaza. Nuko Kristo ntawe wigeze amurebesha amaso, ariko twizera ko yapfuye akagenza gute? Kazuka. Ubwo bumenyi bukwiriye kurenga ubwo, ukajya umenya ko no muri buri kintu cyose uwo mwami wapfuye akazuka bati nubwo namurebesha amaso bigaragara ariko turi kumwe. Sibyo? Noneho rero ubumenyi bwo kwizera nitubugira, nujya no gukora icyaha kavuga ati uyu mwami wapfuye akazuka, uko mwizera muri biriya, ubwo ni ibintu nimbikora araba ari kundeba. Siko bizagenda? Niba kukwizera kuko ari ukwizera kuzima, ntabwo ibyo bintu uzabikora. Kubera ko uzaba uzi ko uwo nguwo wizera ko ariho kandi yapfuye akazuka, uzaba uzi ko ari iruhande rwawe ari no kukwitegereza. Mana ni nziza kandi ibi byose komeza dusomere. Kwizera niko kutumenyesha yuko isi yaremwe n'ijambo ry'Imana. Umurongo wa 2. Icyatumye abakera bahanwa neza nuko bari bagufite. Haleluya. Icyatumye abakera bahamywa nabi. Murakoze cyane ngira nuko muhari. Icyatumye abakera bahamywa neza nuko bari bageze gute? Nuko bari bafite uko kwizera. Nuko ntago ari ukwizera gutyo gusa ahubwo batubwiye ngo nukumenya, nubumenye umuntu agira, nuko bari bafite ubumenyi ku cyo kwizera icyo ari cyo. Icyatumye rero bahamywa neza bakagira abantu cyangwa se Imana ikabahamya nk'abahamya bayo kandi bategereje ubugingo buhoraho, nuko bari bafite uko kwizera. Nkeneye ubwo bumenyi, ariko nawe urabukeneye. Bidakunze, Yesu ashimwe, bidakunze, niba mwarasomye amateka y'inkuge Nowa yubatse, yari inzu igeretse 3, bwari ubwato bugeretse 3. Namwe murebe kugira ngo Imana imubwire ngo imyaka 120 uzayimara wubaka iyo nkuge. Iriya nyubako muzingo yari kwibaka wenyine akabivamo, byari gukunda? Byari bigoye. Hari abari bafite ubumenyi ariko ku kigero runaka. Nabari gusinzira muri kunyumva? Bari bafite kwizera ariko ku kigero runaka. Yesu ashimwe. Uko kwizera bari bafite kwatumye batangirana no kubaka inkuge. Baragerageza umwaka wa mbere, baragerageza umwaka wa 2, uzanye inyundo, uzanye umusumari. Ntabwo tuzi ngo bavuze ko bagiye bafatanisha ubushishi kugira ngo amazi adashobora kuba yakwinjiramo. Abazanye imbaha babaza bagera gute, bose barafatanya. Umwaka wa mbere, umwaka wa 2, imyaka 50. Bari bafite ubumenyi runaka ku kwizera. Ntabwo byahagarukiye aho ngaho, imyaka 60. Ubwo rero nubwo byari bimeze uko, hari abasigaraga. Sibyo? Nawe nujya kubisuzuma urasanga niba hari abantu mwahagurukanye urasanga hari abasigaye. Ubwo ku kigero runaka nushake ntubaseke, kuko kwizera bari bafite ubwo kwari kugarukiye aho ngaho basigaye. Ariko nawe nturagera, nanjye sindagerayo. Wasanga nanjye ariko Imana ibindinde, ariko nawe Imana ibikurinde. Siko bimeze? Baragenda ku myaka 80, 90. Ntago Nowa Bibiri tubwira ko yigeze yubaka wenyine. Oya. Cyakora ikintu ntasimbuka, amateka tubwira ngo igihe Nowa yajyaga kubwiriza abantu kugira ngo baze gufatanya nayo kubaka inkuge no kwitegura kuyinjiramo, yaheraga ku muryango. Imana ihabwe icyubahiro. Akabanza mu muryango akababwira, kuko yabaga azi ko biri bupfire mu muryango n'ahandi bitari buze gukunda. Yakumva biri kumvikana, abahungu be bari kubyumva, umugore bari kubyumva,
agahita yerekeza kuri rubanda hagati, namwe nimuze, ijambo ry'Imana ryarabimbye, namwe nimubyizere. Kwizera rero kuko ari ubumenyi, benshi bagiye babigera ku kigero runaka, kugeza ubwo amateka ntarasoma avuga uwitwa Mariko, ntago muzi, ntago njye ndayasoma, muzadufashe muyadushakire, we ngo byageze kuri finale bari gusoza, abantu bakavuga yuko ngo yagiye nk'ugiye gusezera. Yaragarutse, yari afite ubumenyi, kwizera ku kigero runaka nawe, ariko byarangiye abuze mu nkugi. Mbese muri makeya, kugira ngo twumve ko kwizera kwacu gushyitse, niyo mpamvu Ahabu yabwiye umugabo wari ugiye kumutera, amubwira ngo ucyambaye umwambaro w'urugamba ntakirate nk'uwageze gute, nk'utabarutse. Kuko nubwo wakumva ko kwizera ufite guhagije ku kigero runaka, intambara ndi kurwana uyu munsi siyo nzaba ndi kurwana ejo, kandi nawe ni uko nguko. Bivuze ngo byanditswe byari bitubwira yuko buri munsi dukeneye gusaba kwizera guhanye n'uwo munsi twinjiyemo, kuko intambara twarwanyije bidahwanye niyo turi burwane uyu munsi. Rero byarangiye bigaragaye yuko abantu bafite kwizera kudahinduka, ahubwo gukomeza kujya mbere, ari abantu 8 mu myaka 120 yose yari ishize, wongereho n'indi minsi 7 bongerewe. Sashimwe. Kwizera kwa Nowa kwabaye kwizera gushyitse gukura buri munsi imyaka 120 kugeza yinjiye mu nkugi. Kwizera kwawe watangiranye ukinjira muri aka gakiza, cyangwa se ukinjira muri iyi nzira, kubita amaso hariya aho watangiriye, nuko nguko wita ko ari ukwizera kuracyahari, cyangwa ubu turi kugendera mu bunararibonye gusa? Siko hari igihe kwizera kubura, ahubwo tukagendera mu bunararibonye, igihe umuntu amaze ibintu bikagenda neza. Igitabo cy'intambwe zigeze umuntu ku bubyutse, amagambo dukunda gusubiramo, banditsemo amagambo akomeye aravuga ngo iyo abigishwa ba Kristo, abantu benshi bajya bavuga nabi, iyo baza kubura Mwuka Wera 5%, bakaba bamufite 95%, bari kumenya ko Mwuka Wera yavuze, bakajya imbere y'Imana bagasaba kugeza ubwo bongeye kuzurizwa 100%. Iyo babura Mwuka Wera 5%, bakaba bamufite 95%, bari kumenya ko ikibazo cyavutse, bakajya gushaka Mwuka Wera bakuzurizwa 100%. Ariko twebweho niko muri icyo gitabo banditse, tubuze Mwuka Wera 95%, tukaba dufite 5%, gahunda zose zakomeza ntihagire n'igipfu. Ari naho ibyago byacu bishingiye, kandi abantu babyumvise. Imana ibahe umugisha. Ubu bumenyi bwo kwizera rero buri muntu wese arabukeneye. Warugeze ku murongo wa 3. Yego. Kwizera niko kutumenyesha yuko isi yaremwe n'ijambo ry'Imana. Nicyo cyatumye ibiboneka bitaremwa mu bigenza gute? Nababwiye ko tutari buze gusomamwa amagambo menshi. Hariya bahita bavuga izo ntwari zo kwizera rero uko byagiye bigenda. Bavandimwe, ndagira ngo mbabwire yuko uko byagenda kose, njye nawe dukeneye kwizera kuzuye. Ntabwo abantu bazajya mu ijoro bafite kwizera kw'igice, oya. Kandi tubonye yuko kwizera ni ubumenyi buri muntu wese akeneye. Kandi ni ubumenyi dushobora kwiga umunsi umwe ngo burangire. Ni ubumenyi dukura mu byo ducamo ubuzima bwacu bwa buri munsi, ariko binyuze mu kwiringira icyo Imana yavuze. Ni ubumenyi dukomora mu byanditswe byera igihe tubisoma tubyiga, tukajya kubusohoza aho twirirwa ubuzima bwacu bwa buri munsi. Ntabwo kwizera kugaragara kuri twebwe gusa igihe twaje mu nzu y'Imana, oya rwose, ntabwo uko ari ukwizera. Twongere tunabizirikane yuko nta muntu uzi igihe Kristo azazira, ariko nta n'uzi aho azamusanga. Hari igitabo kigeze gusohoka kera cyitwaga Uwizera Yesu ntazakorwa n'isoni. Abantu ntekereza ko hari abantu bakizi?
cyagurishwaga n'abakoroporoteri ariko atari icy'itora, ariko ni icy'abavugabutumwa ariko bo mu itorero. Harimo inkuru bigeze kwandikamo y'umukobwa wigeze kurwara, ariko muri bwa burwayi bwe aza kugira ikibazo gikomeye cyane, abura abantu bamusura. Nkunda kumva nyine bigenda bigarukwaho ko hari abacika intege kubera ko batasuwe, ariko nyamara ibyo ubuhanganye nabyo nibyo n'abandi babagenje gute, baba bahanganye nabyo. Icyo ni kimwe. Ikindi kintu cya kabiri tuba tugomba gusobanukirwa ni uko mu gihe nyine umuntu aba ari kuvuga ati kubera iki batangiraho, uba ugomba kora nawe ngera kuri bangahe. Usageze ntibyadufasha, ntabwo ari ibyo ndi gutindaho rero. Noneho umukobwa cika intege, none hareba inshuti ze zari hafi cyane, abona ukuntu zitamusuye, yumva biramubabaje. Manza ngo yaragereye ikibazo cy'umutima, niba ndi kwibuka neza, aho ni umusonga niwo yari arwaye muri iyo minsi. Noneho amaramo iminsi myinshi cyane, aragenda arinangira ku rwego rukomeye cyane. Igihe yinangiraga tangira no kujya higa ati sinzigera mbababarira, sinzigera n'umunsi n'umwe mbababarira. Nyamara n'ubwo yarwanaga urwo rugamba rw'umubiri rurimo kumurya, iyo nkuru yagaragaje yuko na bagenzi be uko byari bimeze, bari bafite ibindi bari guhangana nabyo, ku buryo ki bahugiranye babura uko bajya gusura mugenzi wabo. Inkuru isoza igihe wa wundi wari hanze, ya nshuti ye yari isa naho imaze kubohoka, bisa n'ibiri kujya ku ruhande, ngo yazaga avuga ati maze igihe kinini ntasura mugenzi wanjye, kagerageze njye kureba ukuntu ameze, ko numvise ko yarwaye mbura uko nagera kajya kumureba. Agihinguka ku marembo, nubwo umukobwa yaribwaga, ngo yahise azamura ijwi rikomeye cyane aramubwira ngo warampemukiye, sinzigera nkubabarira, kubera ko atamusuye. Muzi ngo byagenze gute? Kuko umusonga ngo wamuryaga cyane, cyangwa se yararembye cyane, yamaze kuvuga n'iryo jambo ngo birangira aciye ashira mu mwuka. Mutekereza ko yagiye? Tekereza ko azabona ubugingo? Kwizera gukiza ni ukwizera kudahinduka ku byo turi gucamo, ukakugumana. Niba ibintu atari byiza, ukabwira Imana ati ndi kwibona ko atari byiza, ariko nta n'imbaraga mfite, mpa kwizera gushyitse muri ibi bintu. Iriya nkuru yarambabaje. Barasenganaga, barabanaga, ariko umubiri umukozeho birangira bigoranye. Ntago namuseka, kuko wenda ibi byamubayeho nanjye ntarabigeramo. Nta nubwo nawe ukwiriye kumuseka, ahubwo dukwiriye kwigira ku byabaye nk'amateka. Avuga ati niba uriya muntu byaramubayeho, mwiriye gucunga izamu ryanjye neza, ko nanjye birashoboka ko byambaho. Ahubwo tugasaba Imana kutuba hafi, by'umwihariko cyagiye ibintu bidasanzwe. Hano yaranditse amagambo akomeye, aravuga ngo igihe turi kumva ibintu bitameze neza, nicyo gihe dukwiriye gusenga kuruta igihe ibintu bimeze neza. Nacyo gihe tuba dukeneye Imana cyane. Ese ufite kwizera gukiza? Kansoreze kuri aya magambo ari mu gitabo cyanditswe na Wagona. Ni igitabo banditse mu 1894, Wagona na Jones, mu Adventist wese ntekereza ko abazi. Ni igitabo kivuga ngo kubeshwaho no kwizera. Ndaza gusoma amagambo makeya, ni kuri page ya 50. Baranditse aravuga ngo igikorwa cyose kidakoranywe kwizera ni icyaha. Igikorwa cyose kidakoranywe kwizera ni iki? Ni icyaha. Kwizera gukomoka ku Mana, kwizera gukomoka ku Mana, ntabwo gukomoka muri twe. Ikintu cyose kidakomotse ku Mana ni icyaha. Ikintu cyose kidakomotse ku Mana ni iki? Dukeneye kugira uko kwizera gukiza, ibyo dukoze bigahera mu mitima, kubera ko ariho Imana ituye, kandi niba tuzi Imana mu mitima, ibyo tuzakora byose bizaba biri gukomoka ku Mana. Ikintu cyose gikomoka ku Mana ni ugukiranuka. Kwizera ni impano. Ikintu cyose gikomoka ku Mana ni ugukiranuka. Kwizera ni impano y'Imana. Bityo ikintu cyose gikoranywe kwizera kiba ari igikorwa cyo gukiranuka, nk'uko bimeze ko igikorwa cyose kidakoranywe kwizera kiba ari icyaha.
ikintu cyose gikoranywe kwizera kuko kiba gikomoka ku Mana kiba gikiranuka cyangwa se aba ari cyiza, ariko nanone ikidakoranywe gukiranuka kiba gikomotse kuri Satani. Kristo niwe nkomoko, Kristo niwe nkomoko n'usohoza kwizera, kandi ijambo ry'Imana niwo muyoboro uko kwizera kunyuramo, kandi ijambo ry'Imana nibwo buryo kwizera gukoreramo, kuko kwizera guheshwa no kumva kukazanwa n'ijambo ry'Imana. Aho ijambo ry'Imana ritari ntihashobora kuboneka kwizera. Aho ijambo ry'Imana ritari ntihashobora kuboneka kugenza gute? Ntihashobora kuboneka kwizera. Ijambo ry'Imana nicyo kintu gikomeye kandi gifite imbaraga kurusha ibindi bintu byose biri mu isanzure. Ijambo ry'Imana nibwo buryo bwakoreshejwe kugira ngo ibindi bintu byose bibeho. Ryifitemo imbaraga irema, kuko ijambo ry'Uwiteka niryo ryaremye ijuru. Umwuka wo mu kanwa ke niwo waremye ingabo zo muri ryo zose. Kuko yavuze bikaba, yategeka bikagenza gute? Bigakomera. Kandi kubw'iyi si yaremwaga, ubwo umwijima wari hejuru y'umuhengeri, Imana yaravuze iti ntihabeho umucyo. Umucyo ugenza gute? Imana ni nziza. Ndabasabira mwese rero kugira ngo Imana ibagirire neza, kandi buri muntu wese wemeye gusigara kugira ngo yihahire, wemeye gusigara akavuga ati nari mfite ibintu byinshi ngomba kuba ndimo, nari mfite ahantu ngomba kuba nagiye, ariko uyu munsi nanjye ni muri bamwe bagomba kwirirwa imbere y'Imana kugira ngo nyibwire ibindi ku mutima. Buri muntu wese Imana imwongere imuhe kwizera, kandi atari ukwizera gusa, ahubwo kwizera gushyitse, kugira ngo tubashe gukurira mu buntu bw'Imana, kandi imbaraga idasanzwe ikomoka ku kwizera itwuzure twese. Ibyo nabasabira nanjye mubisabira mu izina rya Yesu. Kadusenge. Data wa twese, shimwa kandi uhabwe icyubahiro. Wongeye kuduha amahirwe yo kwisuzumira mu ijambo ryawe, aho tugomba kwibaza niba dufite kwizera gukiza. Ntabwo ari ugukiza abandi gusa, ahubwo ni ukubasha kudukiza natwe, kukatuvana ahantu hamwe kukatujyana ahandi. Niyo mpamvu tugusabye kugira ngo uduhe imbaraga yo kwizera, kandi uku kwizera twakwakire ni ikimenyetso cy'uko tugufite mu bugingo bwacu. Mwami, utwihereze nk'impano nzima, kugira ngo nitugutunga mu bugingo bwacu tujye tuyoborwa nawe, uhabwe icyubahiro. Buri muntu wese musabiye umugisha, kandi musabiye kwizera gushyitse, ariko nanjye utansize, kugira ngo twese tubashe kugira imyiteguro ikwiriye. Yesu nugaruka uzasange tukwiteguye. Bigiye kuba uko tubishaka, ahubwo bibe nk'uko ubishaka, mu izina rya Yesu. Amen.